Hallelujah. Ineza yawe, ineza yawe mami, narayibonye. Ineza yawe, ineza yawe mana we, ineza yawe narayibonye. Ineza yawe, ineza yawe mana we, narayibonye. Ubiye by'amakuba nabonye ineza y'Imana, yewe narayibonye. Mu bihe by'ubukene nabonye ineza yawe, Yesu we, ineza yawe, ineza yawe mana we, ineza yawe twarayibonye. Ineza yawe ababyeyi barayibonye. Ineza yawe abagabo barayibonye. Ineza yawe, ineza yawe ndanakoze imanura Mwami Yesu ushimwe. Ineza yawe mana we, cyagiye ndi mu bitaro nabonye ineza yawe. Imiryango idahari nabonye ineza yawe. Nabuze ko nabigeza nabonye ineza yawe. Ineza yawe, Imana ishimwe. Ineza yawe nawe ibuka uburyo wayibonye, cyagiye muri bya bibazo bigutsikamiye, wabuze uwagutabara, wabuze uwakurengera. Ibuka ko wayibonye ineza yawe. Haleluya. Ineza yawe twarayibonye. Turagira Imana. Nabonye ineza yawe, uri Imana igira neza. Uri intwari, intwari urugamba, uri umucunguzi, uri umwami w'amahoro. Uri intwari, uri intwari urugamba, uri umwami, uri umucunguzi. Ineza yawe, ineza yawe narayibonye. Ineza yawe narayibonye.
Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Twabonye neza y'Imana, nawe hari ukuntu wabonye neza y'Imana. Wibuke yuko wayibonye mu bihe bikomeye, wibuke ko wabonye neza y'Imana mu gihe cy'amakuba, kandi uko wayibonye cya gihe ndakwifuriza ko n'aka kanya wongera kuyibona mu izina rya Yesu. Uko wayibonye muri bya bibazo, uko wayibonye muri ya makuba, uko wayibonye muri bwa bukene, uko wayibonye cya gihe, ndakwifuriza kongera kubona ineza y'Imana. Imana ishimwe. Uko wabonye Imana cya gihe, uko wayibonye byagucanze, uko wayibonye mu bihe bikomeye, uko wayibonye mu bukene, uko wayibonye mu madeni, ukabona ineza y'Imana, ukabona ineza ikugarutseho, ukabona Imana yongeye kukwiyereka, ni nako mwifuriza ngo no muri uyu mwanya wongere ubone ineza y'Imana. Ndakwifuriza kubona ineza y'Imana mu buzima bwawe, mu mibereho yawe. Ndakwifuriza kubona ineza y'Imana. Reka dusenge Imana, tuganire ijambo ry'Imana. Uri Imana yo kwizerwa, uri Kristo, uri umutabazi, uri ibyiringiro byacu, uri Imana y'amahoro, uri umwami w'abami, uri intwari ku rugamba, ntutsindwa ku rugamba. Uri Imana, uri se w'umwami wacu Yesu Kristo. Uri umwungeri mwiza, uri umujyanama wacu, uri ibyiringiro byacu bitadukoze isoni. Tuguhaye ikaze ngo we natwe mu ijambo. Umuntu wese uzumvira ijambo azahemburwe naryo. Umwuka w'Imana azamuhembure, kandi buri muntu we n'udukurikiye aka kanya ahemburwe n'iri jambo. Reka umwuka wera aganze muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 86, turasoma ku murongo wa 17. Ndakwifuriza kongera kubona ineza y'Imana. Muri uyu mwanya ndakwifuriza kongera kureba ineza y'Imana ku buzima bwawe. Hari ijambo rivuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bakirebe bamware. Kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Imana ishimwe. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Uyu ninde wasengera isengesho? Ni Dawidi. Yari afite ibigeragezo byinshi, yari afite abamurwanya benshi, yari afite intambara nyinshi, ariko azamura isengesho aravuga ngo Uwiteka unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abandwanya bakirebe bamware. Kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Amen. Kuko wowe ni wowe ugomba kuntabara. Muri uku kwezi ndagira ngo dufatanye nawe mu kwizera Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Hari igihe umuntu abaho ariko nta kimenyetso, umuntu akagenda nta kimenyetso, umuntu agacuruza nta kimenyetso, umuntu akaririmba nta kimenyetso. Dawidi we yaravuze ngo Uwiteka unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Hari igihe umuntu aba mu bihe yarabaye mu bimenyetso by'imibabaro gusa, by'intambara, by'amakuba, by'ubukene,
by'uburwayi, nta cyiza cyaboneka kuri wowe, nta byiringiro wabona, nta hejo hazaza uri kureba. Ariko uyu mwanya ndajya nkubwire ngo Yesu akwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Imana ishimwe, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware. Kugira ngo abanyanga bakirebe bamware. Ntabwo nzi urutonde rw'abantu bakwanga uko bangana. Ushobora no kubaho ukavuga ngo nta bantu bakwanga bahari, ariko umva nkubwire, abantu barahari bakwanga, ntabwo babura, barahari, baruzuye. Aho kusaba Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza, abakwanga barahari. Ni nayo mpamvu nukora n'ibyiza hari uzabona ababirwanya. Dawidi yagerageje no gukora ibyiza, ariko yari afite abamwanga benshi, yari abafite benshi. Yagerageje no kwica Goliyati, ariko ntibanyuzwe, bari bahari bamwanga, bari bari aho ngaho. Hari igihe umuntu aba mu buzima akangwa, umuryango ukamwanga, abavandimwe bakamwanga, inshuti zikamuvaho, agasigarana Yesu wenyine ariwe bari kumwe. Hari n'igihe umuntu aba mu buzima bitewe n'aho ubuzima bukwerekeje, abantu bakakwanga bitewe n'uko uhagaze uyu munsi. Bibutse ko hari igihe umuntu agukunda bitewe n'icyo uri cyo. Ariko ndagira ngo mubwire, Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu. Imana ikwereka ikimenyetso. Iyo umuntu afite ikimenyetso atangira kugendana ibyishimo n'umunezero, kuko afite ikimenyetso cy'ibyiza. Imana ishimwe. Iyo umuntu afite ikimenyetso atangira kugendana ibyiringiro. Ikimenyetso, reba, Imana iguha nk'ikimenyetso ugafata nk'irembo, icyo ni ikimenyetso. Unyereke ikimenyetso. Reba, Imana iguha ikimenyetso ugasinya kontara y'akazi, icyo ni ikimenyetso. Haleluya, haleluya. Reba, Imana iguhaye ikimenyetso, ikaguha ikimenyetso muri izo ntambaro ufite. Unyereke ikimenyetso. Reba, Imana iguha ikimenyetso, kubona ideni ryegiyeyo, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware. Ngo kuko Uwiteka untabaye ukamara umubabaro, ninde wagutabara? Ninde wakuvuganira? Nta n'umwe. Uwiteka atakuvuganiye, nta wakuvuganira. Uwiteka atakurwaniriye, nta wakurwanirira. Uwiteka atakurengeye, nta wakurengera. Uwiteka atagucira inzira, nta wagucira inzira. Ayi Mwami Yesu. Uwiteka ni utabara. Uwiteka ni umuntu amahoro. Uwiteka ni umuntu ubuzima. Uwiteka ni urambura ukuboko ntihagire umuntu uguhina. Uwiteka ni ukuraho ubutindi bugashira, ubukene bugashira. Uwiteka ni ukuraho umwaho kukavaho, nta wundi muntu ukuraho. Imana ni ikwereka ikimenyetso. Ndagira ngo mushiki wanjye unkurikiye, Imana ikwereka ikimenyetso. Musore unkurikiye, Imana ikwereka ikimenyetso. Mupapa unkurikiye, Imana ikwereka ikimenyetso. Muri urwo rubanza, Imana ikwereka ikimenyetso. Muri iryo deni, Imana ikwereka ikimenyetso. Muri iyo cyamunara, Imana ikwereka ikimenyetso. Muri abo bana, Imana ikwereka ikimenyetso. Muri ibyo bizami, Imana ikwereka ikimenyetso. Muri iyo mishinga ufite, Imana ikwereka ikimenyetso. Haleluya, Imana ishimwe. Muri urwo rugamba ufite, Imana ikwereka ikimenyetso. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza
muri iyo mishinga uri gupanga, Imana nikunyerekera ikimenyetso. Imana ishimwe. Lopelezini mandola newaza kitarabo. Erega impamvu uhangayitse nuko wabuze n'ikimenyetso. Impamvu udasinzira wabuze n'ikimenyetso, ariko Imana ikwereka ikimenyetso cy'inzira cyawanyura kugira ngo wongere ugire ibyiringiro muri Kristo Yesu. Imana igerekana ikimenyetso. Imana igerekana ikimenyetso. Hari igihe Imana yerekana umuntu ikwereka ikimenyetso abantu barakuvuyeho, kubona Imana yerekana ikimenyetso muri karitsiye bakavuga ati nawe ngwino. Unyereke ikimenyetso, unyereke ineza yawe, unyereke ikimenyetso, unyereke ineza yawe. Ongera witamurure Yesu we, ongera mami utwiyereke, ongera wigaragaze. Imana ijya yerekana ikimenyetso. Twegera umusozo, Imana ijya yerekana ikimenyetso cy'uko izatabara umuntu. Ntabwo Imana yaza ntabwo itazakazanye gutabara, oya ikwereka ikimenyetso gake gake muri ubwo buryo ikagenda igutabara gake gake. Ntabwo ihita iterura ngo itereke hejuru, irabanza ikagenda ikwereka ikimenyetso izamwaza ibiguhanze amaso. Igenda ikwereka ikimenyetso, ikakuvana mu buyede, ikagenda ikwereka ikimenyetso, ikakuvana mu gusunika ingorofane, ikagenda ikwereka ikimenyetso, ikakuvana mu kwambara umwenda umwe, ikagenda ikwereka ikimenyetso, ikakuzamura gake gakeya, ikakuvana mu mujyi wa Kigali, ikakuriza indege, ikagenda ikwereka ikimenyetso. Bene wanyu baravuze kutazagira agaciro, ikagenda ikwereka ikimenyetso gake gake, ndetse baranabitabaje ngo bareko banaguhereza n'5,000 ntibabikuhereze, ikagenda ikwereka ikimenyetso. Mu minsi mikeya bakisanga nawe wageze i Burayi yakweretse ikimenyetso. Haleluya! Imana igenda itwereka ikimenyetso, igenda ikwereka ikimenyetso. Bakavuga ati ntazaragiza amashuri, ikagenda ikwereka ikimenyetso. Wagera mu wa 4 ati buriya azasoreza hariya, wagera mu wa 6 ati buriya biramucanze, ati buriya nira diploma nazajya muri kaminuza, ikagenda ikwereka ikimenyetso. Ukabugeze muri kaminuza ukaburarangiza, muri ubwo buryo ikagenda ikwereka ikimenyetso. Ndagira ngo dufatanye ubwire Yesu ngo ngera unyereke ikimenyetso. Utangira ucuruza inyanya, bakavuga ati inyanya zizahomba, bakavuga ati byaramucanze, ikagenda ikwereka ikimenyetso. Ejo hakazamo akawunga, ikagenda izamura gakeya, ibiguhereye icyarimwe barara bakwishe, ikagenda ikwereka ikimenyetso. Akawunga kava igashyiraho umuceri ukava igashyiraho isukari ikava igashyiraho ikintu kinini, ukagira iduka. Unyereke ikimenyetso nshuti munkurikiye. Ntabwo ari ibintu Imana iterura ngo izana ku kanya, igenda itwereka ikimenyetso. Bene waza mandora, igenda itwereka ikimenyetso. Uba warabuze urubyaro, baravuze ko byagucanze, abantu barakuvuyeho, imiryango yaravuze ati aducire umuryango, ikagenda ikwereka ikimenyetso. Imana ishimwe. Ejo bundi ukaba urasamye, ukabuguza agacupa, ukagenda uciramo ngo
gake gake ikwereka ikimenyetso, ikava ku kwezi kumwe ikajya ku mezi 2, ikajya mu mezi 3, ikagenda ikwereka ikimenyetso, bikagera igihe ikajya mu mezi 8. abantu bari baravuze ko ntacyo uzimarira bakabona urakimara, bakabona uratwite, ejo ukabyara. Imana ikwereke yene bone wasinimo, Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu. Imana nikunyerekera ikimenyetso, mushiki wanjye umurikiye, wikiba wikisuzugura, Imana ikwereka ikimenyetso. Imana ishimwe. Ukava mu cyaro bakaguseka, ukaza inyuma y'ikamyo. Hari n'abaje bicaye hejuru y'ibishyimbo cyangwa se bicaye hejuru y'ibiti. Njyewe nza byari hatari, njyewe mva mu cyaro byari hatari. Bisi nazemo yari nk'amasuka, yari irimo ibiti, yari nk'ibintu byinshi bitandukanye. Bashyira inyuma muri bisi, cya kibisi cya kera. Nzabingwa hejuru nikore n'ibisheke, vuga nta wamenya, nshobora kutazamara igihe, nshobora kuzamara igihe nta kintu cyo kurya afite. Nizana n'ibisheke nzambyitwaje. Ngeze muri Kigali, Imana igena inyereka ikimenyetso. Ndumva ubuhanuzi mvanga Imana ikwereka ikimenyetso. Tera intambwe mu kwizera, ubwira Yesu ngo nyereka ikimenyetso cy'ibyo ndimo. Neweza mandona, tera intambwe mu kwizera, ubwira Kristo ngo Uwiteka nkeneye kunyereka ikimenyetso mu byo mbamo, mu kazi ndimo, mu bana ndimo, mu mashuri ndimo, mu mishinga ndimo. Bode mandona, nyereka ikimenyetso ko aba bana bazakura, nyereka ikimenyetso ko Nizamandora, nyereka ikimenyetso ko umugabo azahinduka. Ikwereka ikimenyetso yazaga gukubita atakuvugishaga, ikakwereka ikimenyetso cy'ibyiza, agatangira kukuvugisha, agatangira gutaha kare, yatahaga saa 9, agatangira gutaha saa 4. Gake gake ikagenda ikwereka ikimenyetso. Ndagira ngo urambure ikiganza, witegure kwakira ikimenyetso mu buzima bwawe, kuko Umwuka w'Imana arambwiye ngo muri ubu buhanuzi hari ikimenyetso kimanutse. Ese waruzi ikimenyetso? Ikimenyetso Imana ikimanurira mu bantu bari bafite agahinda. Nigeze sengana n'umusore, famiye zaramwanze, zaramutaye, simuziziki, yarize, ageze muri segonderi abonye diporome, abura ubushobozi. Ababyeyi banga kumunihira, baravuga ati uzipfira nta kundi. Ajya imbere y'Imana, ajya imbere y'Imana, arasenga, arakora, atangira acuruza ubunyobwa. Bamuseka, birazamuka, agera ku iduka. Ageze ku iduka, yigira muri kaminuza, ariha amashuri. Imana imwereka ikimenyetso. Ubu tuvugana yibera hanze. Imana ikwereka ikimenyetso. Ntabwo Imana itanga ikimenyetso yishingikiriza imbaraga z'abantu. Ntabwo umva, aho ureba si wa yaca, aho waza amaso si bigomba guca. Iyo ikwereka ikimenyetso, Dawidi yaravuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abarwanya bakirebe bamware. Talawazini mandola, kugira ngo abarwanya bakirebe bamware. Yaravuze unyereke ikimenyetso. Hari abarara batongera, hari abatwaye imyenda yawe, hari n'abatwaye imisatsi, hari abatwaye amafoto yawe, hari abarara badasinziriye kugira ngo utazagira agaciro. Ariko ubu Umwuka w'Imana abwiye, Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo izo mbaraga zikurwanye, zikurebe, zimware mu izina rya Yesu. Rekuta remo enimandora, Imana ikwereka ikimenyetso. Dawidi yari abafite guhera mu butoya bwe, yararwanyijwe. Guhera mu masezerano yararwanyijwe, kugira ngo bamwimike yararwanyijwe. Kabona nese ise ntiyapfa kumwemera. Umuhanuzi aze ngo amwimike ntibyakunda, bizanira abandi bavandimwe, we baramwihorera. Ariko igihe kiragira banga Uwiteka unyereke ikimenyetso cy'ibyiza,
kugira ngo abandwanya bakirebe bamware. Akira ikimenyetso cy'ibyiza mu rugo rwawe. Akira ikimenyetso cy'ibyiza mu kazi kawe. Lewe enemando la. Akira ikimenyetso cy'ibyiza mu mishinga yawe. Ndagira ngo dusenge Imana. Waruzi ikimenyetso. Ndumva umuka Imana ambwira ngo waba uhagaze ushobora gupfukama ubwira Uwiteka ngo hari ibintu ndambiwe, ndakira ikimenyetso. Ubwo burwayi akira ikimenyetso cy'ibyiza papa. Imana igukize. Imana nikwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Ikuvura ibikomere ufite, ikuvura agahinda ufite, ikwereka ikimenyetso. Reka dusenge Imana. Reka dusenge. Akira ikimenyetso. Ngo bazakwirukana bazi warakabonye ute? Ntabwo bazi uburyo wabonye ako kazi. Ni Yesu wakaguhaye. Nahinduka, Yesu aragukunda. Nahinduka, akwitayeho. Nahinduka, Yesu aragukunda. Nahinduka, akwitayeho. Nahinduka, Yesu aragukunda. Nahinduka, akwitayeho. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, imbaraga z'abantu zananiwe, iz'imiryango zananiwe, umuntu yabuze uko abigenza, ujye umwereka ikimenyetso. Dawidi yabonaga nta yindi nzira ihari, yabonaga nta rindi jambo ryo kuvuga, yabonaga nta cyerekezo afite, ariko wamweretse ikimenyetso ahinduka umwami. Sengeye umuntu wese unkurikiye utsikamiwe n'ikigeragezo, utsikamiwe n'intambara, utsikamiwe n'uburwayi, utsikamiwe n'amadeni, utsikamiwe n'ubushomeri, utsikamiwe n'ubugumba, mene wese minana. Sengeye umuntu wese unkurikiye utsikamiwe n'amasezerano wategereje Imana akaba yararambiwe. Sengeye wari unkurikiye wategereje umugambi wawe akaba yaracitse intege, ngo umwereke ikimenyetso. Ne wese akitaramo, umwereke ikimenyetso, umwereke ikimenyetso kimureme mu mutima, kimureme mu ibyiringiro, kimureme mu munezero. Muri uku kwezi dukeneye ubwihisho, wereke buri muntu wese ikimenyetso. Muri uku kwezi umuntu wese akeneye kumuhisha iminsi mibi, ukamuhisha ibigeragezo, umwereke ikimenyetso cy'ukuntu agiye gusohoka mu ntambara arimo arwana nazo. Urakoze Uwiteka kuri Imana ibidukoreye kandi bikamenyekana. Buri muntu wese yakira ubuhanuzi, yakira ikimenyetso, kugira ngo abamwanga, imigambi mibi mwanga, amaroza mwanga, amashari, abaroga, abagambana, abamutaye, abamujugunye ku gasi, abavuze ngo azapfa ntacyo yimariye, Yesu mwana w'Imana, ndasenga umuntu wese wari udukurikiye umwereke ikimenyetso mu byifuzo bye. Urakoze mwami kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibagire neza, Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abakwanga bakirebe bamware, bamenye ko Uwiteka ahagararanye nawe. Bye bye. Yesu bagire neza, amen.